Mana yanjye niyemeje gukora ibigushimisha maze amategeko yawe azamuri ruhande. Wenda twumvaga kari nka zasaga za wenda za ba David za kera yari umwana byagenze gutya. Wenda byo niko nge nabyumvaga, ariko numvishije nyine byaraje yarabikoreye abantu benshi. Kuko n'ubundi iyo iri muri gereza abantu wenda nkuko nagiye byumva nkatwa dufunze, umuntu yabazaga ngo mu gihugu ngo bimeze bite. Ubwo nyine urumva uri mu gihugu cyawe. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Benshi mu baciye batanga ubuhamya. Nari mfite ikibazo cyo kubura urubyaro kubera ikibazo cy'imisemburo mike nari mfite. Naje kugana ivuriro Everlife riramfasha, ubu nanjye mfite umwana. Mu ivuriro Everlife nayivurije ibibazo by'umwijima n'iby'amabanga y'abashakanye. Mwabyiyumviye, ni ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo ku mashyirahamwe rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha, kandi cyiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga kuri 0788 Reka gusuhuze nanagushimire aho uri hose gukurikira Urugendo Online TV. Imana iguha umugisha cyane. Tugarutse muri rwa rugendo n'ubundi tutari twenyine, ko turi kumwe na snacks za Didos ndetse na ji nziza cyane ya Sana Juice biri bugufashe kugira ngo tugende mu rugendo tumeze neza cyane. Nitwa Sam Gakire, Jerry ari kuri kamera zacu, n'ubundi ibintu biracyameze neza cyane. Uyu munsi navuye mu Rwanda ndambuka ngi mahanga nakira wa muzungu w'umunyarwanda. Imeze bite bro? Ni wane imeze neza cyane. Neza Patel yo man, Imana ishimwe ko winjiye mu rugendo. Thanks bro. Meze neza n'iminsi si imeze ite? Ko mbona ufite morale weekend vipi? N'imindi minsi meze neza. Nibisanzwe iyo tugeze muri weekend nyine icyaje cyagiye ngo tuye kumena amacupa. Tumena amacupa, ibintu bimeze neza cyane. Wenda n'ubwa mbere winjiye mu rugendo, abantu benshi barakuzi kuri social media, ariko reka tunibwira abantu bari hano ko hari umuntu uri buze kuba abonye Patel bwa mbere. Patel ninde? Patel ni umuhungu w'umuhinde uzi Ikinyarwanda neza cyane, yitonze, ukundwa n'abantu cyane cyane abakobwa. Ibintu rero bishaka kuzagusangisha umusaza i Madrid. Aya ntago byagera kuri iyo level. Ukundwa n'abakobwa bakuru se cyangwa harimo n'abana ba mama? Abamama wabura umunyamahirwe n'abakobwa bakuze. Abana bati wavukiye hehe? Navukiye mu gihugu cy'Ubugande. Uganda. Wize mu Rwanda? Mu Rwanda amashuri yose wize mu Rwanda. Wasoje segonderi ryari? 2017. Ejo bundi. Uracyari muri generation z'ejo bundi. Kabisa. Upatera akora iki? Ndi umuntu usanzwe uri aho ngaho. Uri umukinnyi, uri umushomeri? Je naka ntamushomeri. Tuma business man, terura mama. Man, uze pata ubuzi igihinde? Kareka. Cyana gake? Icya kindi cyatura turye cya kindi nk'icyo naye wavuga. Nibyo nzi nibyo nateye mu mafilime. Nanjye mba narabitoye. Amafilime nagiye ndeba nibyo nageze. Ububyeyi wawe ubwo umuhinde ni papa wawe cyane? Ubu ujya umubona cyangwa ntawe? Nawe. Ntagabaho. Wow. Okay, ntacyo, reka dukomeze n'ubundi urugendo tukwakira kugira ngo abantu bamenye Patel ninde. Patel ubundi wakunze kugaragara cyane cyane, abantu bakubonye kuri social media bagiye batungurwa cyane. Niki waje ubona abantu bagiye batungurwa kuri wowe? Cyambere
nuko ngaragara nuko meze ariko bigatandukanira ku rurimi mvuga. Ikindi ushobora kuba waramenyeho nuko nyine aba baby wankunda baragukunda batangiye kugukunda ryari rero? Ni kera ariko bitaranagera n'ahangaha bigeze ku buryo nyine wabona umuntu kera kuri primaire se? Kuva primaire zanaheze secondaire na novo. Primaire si ubwo abana bari abana bo muri primaire? Bwari ubwana nyine twa dupapuro ducicika. Watangiye gukundana ryari? Natangiye gukundana ndangije secondaire. Kubera iki muri secondaire utari ufite girlfriend? Kera nakundaga gukina umupira. Umupira niwe wari shushube wanjye. Nararaga nirotera umupira ndibuze gukina mu gitondo. Nageze ngo wararaga wirota. Nararaga ndota nageze muri za maniyo. None ibintu by'urukundo byaje kuza ryari wisanga ufite undi mushushube? Byaje ndangije secondaire ubwo twari dutangiye cya kigare cy'abana bumva bakuze bagatangira gutereta. Umukobwa mwiza kuri we n'umukobwa umeze guta umukobwa unkunda ukunda gusenga mwiza nkanjye. Ukunda gusenga usengera he? Ngenda umugatolika. Uri umugatolika? Ukunda gusenga. Warakomejwe wahawe amasakaramentu n'ibiki byose? Narabatijwe narakomejwe nahawe Eucharistia. Nta nubwo urasenderezwa? Gusenderezwa urabizi? Oya. Ntabwo urasaba ingabire? Oya ntabwo ndayisabira. Uzasaba ingabire yo kwihanganira ibikugerageza. Kuko ufite ibigeragezo byinshi kabisa birahari. Ati myiza nkanjye, abantu benshi bakunda kuvuga ngo umuntu myiza physically. Wowe ubirebaho cyane? Ngiye ntabwo mbirebaho cyane. Kwako ngiye ndeba umutima kurenza kureba physically cyane. Bose kureba ubwiza nta mutima uwo muntu afite ntabwo cyavamo. None se kuki bajya batora Miss umukobwa mwiza? Baba barebye umutima? Oya baba barebye ibitekerezo bye yageza ku bandi. Bageza ku bandi? Hari umumisi batoye ubona ari mwiza se koko nawe? Ngewe nanafanaga. Inde? Nafanaga Muheto. Muheto? Kuva Miss yabo nibwo nafanye. Kubera iki wafanye Muheto? Wamukundiye iki? Wamukundiye iki? Sinamukundiye. Wakunze ko yanze gutanga happiness? Nako karimo. Nako karimo? Kure kw'Imana. Ni mwiza tu. Ni mwiza. Ibindi ntabyo nzi ngenzi kari mwiza. Ibindi bintu rero ndibuze kukubazaho n'umundi biri buze kujyana nka gutyo tutari twinjiramo. Reka tubanze tuvuge kwifungwa ryawe. Ejo bundi nabonye inkuru ivuga ko watawe muri yombi uzira ubuhemu. Ubuteka mutwe. No ubuhemu. Giti kinyarwanda cyiza. Ubuhemu. Bitunyuraho muri make byari kuko ni inkuru nabonye ku Gasaro y'umuntu wavuga ukuntu wababeshye ko nyogokuru wawe yitabye Imana. Byagenze ubisobanurira abantu. Nimba wenda ari n'ubwa mbere ugiye kubisobanura kugira abantu bumve ukuri. Wega we. Okay. N'umuntu yantije kamera ye. Mubwira ko tugiye mu kazi. Roma. Rukunyumva ndi kukumva neza cyane. Yarayinijije tujya kuyikoresha ibyo twakagombye kuyikoresha. So rero njyewe komeza nta kibazo njye ndi kukumva. Nari ndimo nza kuyisi wenda we yabifashe ukundi. Nza kuyisiga ahantu barayiba. Mu kuyiba rero nkajya nyine mora mubeshya niko nabyita. Ariko ntago ibyo yavuze ngo mama ngo nibiki ntago nigize mbimubwira. Yagutije kamera barayiba? Bamaze kuyiba? Ngira ubwoba bwo kubimubwira. Gize ubwoba bwo mubwira rero nkajya mora mubeshya kugira ngo nshaka amafaranga nongere nyigure nyimusubize. Yari ifite agaciro kangahe? 650. So naje kugenda turavugana ngiye nawe. Turavugana turandikirana.
twandikiranye nyine nemera kuzayimwishyura ariko nyuma nyine abantu nyine bamujya mu matwi bamubwira nyine ibyo bishakiye birangira nyine agiye kundega. Iby'uko nyogokuru wawe yitabye Imana byajute? We ni ibintu yafashe nabi rega ngira ababyeyi benshi manje yego nkuko nshobora kwinjira mu rugo rwo kwa kanaka cyangwa nkinjira iwanyu mama wawe akayishimira akavuga ko nanjye nkajya mwita mama nkuko nawe mwita mama rega buri wese bafite ababyeyi benshi ngiye no mu mama w'inshuti yanjye niko nabyumva cyangwa navuga ngo ni mama wanjye yego wari wapfuye. Icyo genda nabyibuka hari ninjoro twari turi Musanze twamanutse saa 8 ndi kumwe n'abandi bajama banjye twamanutse saa 8 twageze Kigali nka saa 10. Ubwo rero mu gitondo nibwo ngiye nagiye gushyingura. Ubwo nari nabimubwiye muri voice note. Nta muntu wavuga ngo mama we yapfuye mani kireka atagira ubwenge. Gusa ubwo we mukecuru wawe wamwica. Niko nyine byagenze. We nyine baravuga ati ngo ni mukecuru wanjye wapfuye. Kandi na mama narabimusobanuriye yarabyumvishije. Yego. Kujya kuri polisi kuri RIB rero byagenze ute? Ni abantu bashobora kuba baramugiye mu matwi kuko twari twaramaze no kumvikana byaranarangiye. Ajya nyine baraje bansanga mu rugo. Nge nta numvaga nta kibazo. Barambwira ati tujye kuri RIB. Ngiye turagenda. Tugezeyo nyine aranshinja nkanjye ko yari yayimaye icyana aracyemeye ntago nagihakanye. Baragufunze? Icyana aracyemeye. Ndafungwa ariko nemera ko nzamwishyura. Wafunzwe igihe kingana gute? Icyumweru kimwe. Warufungiye? Ari mfungiye Kimihurura. Ako bamvanye Kimihurura banjyana i Kanombe kwa ari icyaha cyari cyabereye. Wagiyeho usangayo bande mu byamamare bandi? Na Shanapu. Wagiye mbere ya Ndimbati inyuma? Ndimbati yari ariyo. Prince Kid? Naje Prince Kid ajyayo. Ubwo mwarabisikanye? Yarasikanye. Hari ahantu rero aba hameze ute? Hari ahantu rero uko nge nakekaga siko nasanze. Na ahantu nageze umunsi wa mbere n'abafungwa bari bavuze ati se uyu mwana asanzwe afungwa. Kwa aho ahantu nageze mpita niyakira nyine mpita numva ko ari ibyo nyine bibaye. Koko narahageze abajama babo babona ndishimye ndisanzuye turaseka kandi aribwo bwa mbere mpaje. Baravuga ati uyu mwana nibwo bwa mbere ntago aribwo bwa mbere agesemo hano. Nyine ikintu cya mbere cyahise kimbaho no kwiyakira. Ikindi nakekana numvaga ngo uyu muntu agiye muri gereza baramukubita, umuntu agiye muri gereza nyine bamukorera ibi byose bibaho. Ako nyigirayo ngiye banyakiriye neza kabisa. Nta muntu wankubise. Uraheze baranakunyuzura. Nta muntu wanyuzuye. Nanageramo ko ngo baragusaka inzembe ngibiki. Ntago bigeze bansaka. Nta nubwo bigeze bandyamisha ku muryango naraye hagati. Nk'umuntu nyine wari usanzwe uziranye nabo bajamo. Ebana nuko nguko ngiye byagenze. Abantu basanzemo bakuzi se? Nabasanzemo benshi n'abansanzemo benshi cyane. Ariko bo baratungurwaga. Tise we wazize iki noneho? Tuwabona wazize akana dore nibyo bigezweho. Nibyo bigezweho muri mwebwe. Ntabwo ngiye ibyo bintu nabikora ntabwo nazira akana. Ebana nta kintu nyine mora bahita batekereza wende nk'abantu baba barakubonye kuri social media. Ebana nicyo kintu cya mbere bahita batekereza ko asa n'ubundi abasitari benshi bo mu Rwanda. Wawe nawe hari ukundi yari yabifashe? Yafashe nabi cyane n'uburakari bwinshi. Nyita yana byari bimeze fo. Na indi jambo ati waranyishesha. Ni nako ati waranyishe. Tiwe waravuze ngo napfuye. Tiwapfuye wenyine. Ari ubwugira abandi bavandimwe? Umwe. Ariko we ntago muvugana kuri papa? Turavukana. Mwembi? Niwe muto? Niwe muto. Okay. Nuko mukanya rero wari ukomoje ku kintu cyo kuvuga buryo wagiye mu isheni n'uburyo uriya muntu se mu bintu yavuze ku Gasaro hari ibyo yabeshyemo? Bindi biriya yavuze ibindi je nawe navuga ngo ntago yavugishije ukuri.
wenda hari ukuntu umuntu wenda yabikoraga ngo yiproteje anamutinza abashaka n'aya mafaranga yiwe umuntu ayamuhe kubera ko umuntu yari yemeye no kumwishyura nuko nyine byagenze. Okay, mukanya waruvuze ati abasitari bazira ikintu cy'abana kubera iki ubundi ubona ari kubera iki nuko abantu nje rero mbifata ari ukuntu mbifata Njemba mbona abana aribo babijyanye. Ubona abana aribo bijyanye? Njemba mbona abana aribo bijyana. Kako iyo umuntu ari umustar abashakwa n'abantu benshi. None se wowe wava iwanyu ukajya mu rugo rwa kana ko umwana utaramubonye ukajya gukora ibyo ukora cyangwa umwana niwe wizana. Ahubwo abastar bo navuga ngo bagira ikintu icyo kuganzwa n'ubwenge bukeya n'umubiri wabona nicyo kibica. Rose umwana nimbaje muganire mugire inama avuga ikimuzanye yitahire ibindi akurubyiruko rw'imyaka nyine rwarasaze. We nawe uri umusitari byari byakubaho wenda ukavuga ngo ndabishoboye hari umwana wenda wari waza? Ni benshi man, ni benshi kabisa, ni benshi cyane. Ubwirwa n'iki ko ari umwana? N'ibitekerezo by'ububyumva cyangwa ureba kwirangamuntu? Ugiye nabyo nagira. Ko nagiye mbona kuri social media abakobwa benshi baza ngo bashaka ko batera inda, bashaka ko bigenda gutya. Birangirira hariya? Nje birangirira hariya. Nyine nje mba numva ari uko. Usigira ngo mara umukobwa nawe afite n'abandi bayarabibwiye. Abari benshi. Abari benshi. Wese wabishoboje iki kugira ngo umwana naza uvuga ati baramfunga wenda aje kubwiye ko gukunda ugira ako gatima kagutekereza ko gereza ibaho? So je nakuze ntinya gufungwa. Akajabonde nyine biranga birabo. Ariko nanone nkatekereza ku myaka mfite no yakubita 25 ngazaza narashaje. Ari pate ufite imyaka ingahe? Wewe atari banga 20 n'ingahe iraba. 20 n'ingahe? Ndi muri 20 na. Hejuru 25? Ayandi ndi munsi yayo gato. Munsi yayo gato. Okay. So niyo mpamvu rero ibyo bintu mba mbyirinda. Cyangwa ugasanga jeje ubundi nenda narabona no kuri ibyo biceri gasanga ibintu ni ibibazo. Ako umwana n'umugisha. N'umugisha ariko nago uraba umugisha. N'umugisha yo ufite ubushobozi bwo kumutunga. Aho ngaho bizaba ari umugisha. Ushidutse wateye inda wabigenza ute? Ni atari. Ko bamwe se bafata umwanzuro wo kuzikuramo? Nge nango nakuramo umwana wanjye. Akemera nk'ikiyede ngakora. Hari akazi kari ibyo abantu bakunda kwita utuzi duciriritse. Wigeze gukoraho? Jewe naradukoze man. Urugero? Nacuruje gaze, mbembwa veni ku kwezi. Wenda navuga karago nakandi. Veni kandi wasangaga waranywaga mu byeri. Razinywaga koko. Muri veni se? Bigakunda se? Oya bwo sugurumva n'ubundi kwezi kwajyaga kugera naye mazemo. Uri muri minus. Bako nikoreragamo. Niki kindi wakoze? Cyana kintu numva nakoze. Ntago urakora ku kazi kagwa amafaranga menshi? Abo ngubo nabigezeho. Ubu ndagakora. Ubu umeze neza cyane. Mwari bimanye. Umukobwa se mukundana? Amakuru ye ni meza cyane. Bagufunze yari yakitinze gute? Icyo gihe nawe nari mfite bamfunga. Ubwo uri umubonye ejo bundi ariko rero nawe uhora uhinduranye. Wa mbere se yagiye he? Wa mbere yagiye he? Yagiye nka zanuza. Yaguhoye iki se? Gutya? Yashakaga ibiceri. Nazize ko nama nimfite. Abantu hari ukuntu nani yavuze Apotre Mutabazi ngo umusore mwiza ngo ni hano. Uriyizeye mu mutwe? Ahanga ndizeye. Gutya?
aha sindizera burya yahanganine wabwiye n'iki ko ari neza kwa kuba warabikoze waragerageje aha Imana ijye kubabarira uheruka gusenga ryari kuri Noheli kubera icyo udakunda gusenga kandi wavuze ati Imana n'iki Imana iranagukunda nakunda gusenga ni wabona ku cyumweru ari umunsi wanjye wo kuryama ku cyumweru niwo munsi ufite wo kuruhuka base ujye ugerageza utagiye ku kiliziya ubundi ugasenga ndasenga cyane ndasenga njye niyo ngiye kuryama ndasenga uraza kudusengera dusoje ntacyo ndagutungura rero n'akaririmbo uri buturirimbire wenda dusoje ishu ya Prince Kid uyifata ute iriya nyifata nka bori ikomeye cyane biriya bintu byamubayeho biguhiriye somo ese ushobora kumva ko biriya bintu koko n'undi wese wari kuba ayobora Rwanda Inspiration Backup afite access yo kugera kuri bari abakobwa cyangwa se ububasha bwo kuba yaba amakamba nk'uko babivuze nawe byari kumubaho cyangwa Prince Kid uramublaminga so nje ikintu nabivugaho nje mifata nk'ibyo yakoze wenda ari uburemere bunini cyane wenda twe twumvaga ko wenda ari ibintu byoroshye biri aho ngaho ako ko iminsi yagiye igenda byagiye biba ibintu bya hatari so wenda n'abantu twe tutabyinjiyemo tutabizi niyo tubirebesheje amaso tubona ko ari ibintu bikomeye cyane mbere wumvaga bisanzwe kubera iki nyine kubera ko bavuga ati n'undi nimba ari n'akantu yariye we je mpamvu nabyumvaga ko ari ibintu byoroshye ni wenda twumvaga ko ari nka za saga za wenda za ba Davis za kera yari umwana byagenze gutya wenda byo niko nje nabyumvaga ariko numvishije nyine byaraje yarabikoreye abantu benshi ari wowe se wari urimo ari nje washaka kwihangana hariya muri ndi Kid uko wiyize nge ndi Kid ubaye wari uriya mwanya wa Kid nge nari kwihangana kuko Kid nko tubyumva yari afite Elisa ahubwo yarimo arandavura ariko Elisa umenye igihe yaziye ko yaje nyuma ndetse yaje nyuma twe tuzi ko saga yavuye kwa Muheto twe tuzi ko byavuye kwa Muheto kandi bakubwira ko ihohoterwa yarikoreye abagiye bitabira Miss mu gihe giye gitandukanye je nari kwihangana nose yari we boss je nari kwihangana nk'umukire bari kwihangana ni nandavuri akabigenza utese uje ubona abakobwa baba muri Kigali ngashaka ikindi cyana ujye bareba genda bareba none se go kurya umwana ubereye boss ubwo urumva yari byara ubu uramutse ufite igikampani ukajya gutanga akazi njye nawe narebera kuri ibyo njye nareba ubwenge n'icyo uje kumarira nk'umuntu bafunzeho n'uburemere wumva ku kintu bita gufungwa buremere numva ku kintu cyo gufungwa nk'umuntu noneho ufite y'imyaka nk'ingahe cyangwa 25 iyo twavugaga shamba numva ari ikintu gikomeye cyane icya mbere ubu njye mba numva agaciro baba wagataye kubera ko n'undi uragenda n'abantu bakakwibagirwa ubu nyine uba wumva kutakiri mwisi kuko n'ubundi iyo uri muri gereza abantu wenda nk'uko nagiye mbyumva nkatwara dufunze umuntu yabazaga ngo mu gihugu ngo bimeze bite ubwo nyine uba urumva uri mu gihugu cyawe uba uri mu kindi gihugu ntabwo uri mu gihugu kubera ko muri gereza umujama akabaza se mu gihugu bimeze bite amakuru ari mu gihugu wowe uje nona urumva ko nabo baranakwibagirwa mani none se ubu ngubu kanyweye nk'urugero ubu nka Titi Brown si umuzi ndeko ubu Salomon umwebuka nawe
nyine ari mu gindi gihugu ubu yayigiriye yose kandi araga bageragera kandi imbere yaravugwaga cyane twamufataga nk'umuntu urenze ariko hari n'abantu bajya USA bakiri no mu Rwanda wigeze ujyayo ntabwo uratembera tugeza dukora ntabwo ndahajyayo ntabwo uratsura tureba ntabwo wigeze usura Obama akareka icyo ni icyaha gikomeye ntabwo wigeze ntabwo wigeze usura Trump Imana irabihanira ibyo Trump ntabwo wamusuye aba wimye abandi bana Biden urumva nta gahunda ihari musuramo imikezi anyway uracyari imanzi aya wabutaye ryari mu buhe mwaka butaye 2018 saa 8 bagushutse cyangwa wari nariyemeye nicyo gihe nariyemeye nigira uwadanje nawe ati yanjye yawe ndabizi kandi nta kintu narinze ese nigira uwadanje baranyemeza kandi ngo wahise ufatiraho cyane rwose wahise ukomeza bwose ubumanzi urabutwara barabujyanye ntabwo ushaka kwihangana nk'umwaka ngo ushire uri aho nabundi narawihanganye ndi hano umwaka warashize simbeshyera wanesheje ibyo bintu ukoresheje iki ukwihangana k'umubiri wanjye ari ngeze ngo wasuye bari abagabo umubiri wanjye uriyemera umubiri wawe uriyemera niki cyakubwiye ko wanze gukora imibonano mpuzabitsina n'umukobwa mu gihe mutahuye muri kumwe uvuga ngo ndabishoboye impamvu wigeze ubu uri kumwe n'umukobwa uravuga ngo kubera ko nari ndi kumwe n'umukobwa turi ahantu byari bube ntibibe ndabishoboye byakubayeho njyewe ko bimbaho cyane nigendera uracyabana n'ababyeyi cyane rwose iyo umukobwa gusuye yicara muri salo tukaganira gataha uwagutwaye bumanzi yabutwariye mu gihuru mu rugo iwanyu iwacu bose bagiye ari ku cyumweru nta n'umwe ufise mama wawe ko arebye iki kiganiro akabimenya agabimenya ntabwo azabibona reka ntibabimubwire burya rwana waragendaga rukinjiza abakobwa waricujije se icyaha cyo nta turi abanyabyaha twese ariko burya iyo uhindukiye ukamenya ko Imana itanga imbabazi biba byiza twagiye gusenga Imana ndabyibuka ari kuri Noheli usaba Imana imbabazi urabibwira ngo sinzongera kandi nyuma yaho urongera narongeye kubera iki sitiyanira kureka baradushuka biriya bintu yatari iyo mpamvu ndibati na kid utabatera amabuye baratwonona ariko wowe ngo naba mama oya abana tungana barengeze 18 bageze muri 20 umukunzi wawe abahehe i Kigali mu kahe gace ka Nyamirambo shavugisha ukwe ubwo ni ukuvuga ngo uwo ku Gisozi we ntabaho nta n'uwonse uwo ku Gisozi ntago muzi abinyamirambo yitwa ntago mbisi izina rye ntago bashobora kurivuga karaka yango tuzabura nk'ubita amabuye ati waramuse aba bakobwa bankunda banyangesha naga nose ubundi ko bamenye ko ufite umukunzi nawe mfite nakinaga abantu bajya bavuga ngo umukunzi ni Yesu inshuti ni Yesu ni Yesu niwe wenyine anyway reka ngushimire cyane ariko nanone hari ukuntu twari turi kuvuga n'ubundi kugira ngo dusoza turebe igifungwa ryawe nibyo twari tugiye kubazaho twaza ni uburyo ubona ibiri kuvugwa kubera icyo abastari wenda benshi bakunda kuzira icyo kintu cyo kuvuga ngo bafatanywa abakobwa abana batujuje imyaka ariko nanone biratandukanye na case ya Prince Kid mwibuke ko bari abakobwa bose ashinjwa ihohoterwa ashingiye ku gitsina bose barengeje bafite imyaka y'ubukure ariko nanone uburyo ihohoterwa riba ugiye mu mategeko ntabwo ari uko buriya n'umukecuru uramutse umukoresheje imibonano mpuzabitsina atabishaka
hari n'ikindi cyaha nabonye bita ngo unwanted touching, nacyo baragihanira, baragifungira, gukora ku muntu atabishaka. Mugenda abasore bagenda bakandakanda ku mabere y'abakobwa, baragiye kuri ribu bagutwara bakubika cyane rwose. Unwanted touching nuvuga ngo no gukoresha ububasha atari na kid, umuntu wese umukoresha aramutse akoresheje umukozi we imibonano mpuzabitsina amukangisha ko yamwirukana, amukangisha ko yamanura umushahara we, ibyo bintu birahanirwa. Ariko nanone bati abenshi baricecekera. None se abenshi ntago bari baratanze happiness umwe akayihakana. Anyway, ariko umuvandimwe Imana imworohereze n'ukuri, ubwo ibyo bizava mu rubanza rwe tuzabyakira, ariko none nimba byaranabaye binatanga isomo kuri twese n'abandi basigaye bose, kugira ngo dukomeze urugendo tumeze neza cyane. Pateri, ndagiye mbona abakobwa benshi baje bakuririra turagukunda ubona ari urukundo rushingiye ku cyo ujye uvuga ati nta mafaranga mfite, rushingiye ku irari. Irari None se ugira ngo abaza barira nibaza bafite irari waduteye inda wagize gutya, arumva sitari urukundo rw'irari. bashaka ngo batere inda nawe urabizi. bana nta kundi nyine. Ubwo reka twifurize ko Imana yonyine yo mwijara aba ariyo igufasha mu rugendo, kuko ntago byoroshye kandi kurinda ubwana wenda nibinaba vuga uburibu za ribu 17 manura ako hejuru ya 18 ngo sicyo utangitse ribu irahira imaso nuko yakanda. Reka gushimire cyane. Ubu ngubu nta filime uri gukinamo? Aya ntayo. Ubu ntayo. Nta kintu ndi gukina rwose. Uri aho ngaho uri mu rugo. Munsabira akazi ahubwo. Munsabira akazi muri izo filime. Washobora kahe kazi? Ko kuzikina. Ko gukina amafilime. Wa umuntu ufite filime yaze umukinani filime waba mu acteur mwiza cyane. Okay, inama yawe ku bantu bari bose badukurikira bari kureba iki kiganiro, ushaka kubona akana gatoya akabaga ati n'undi se ndi uwa mbere, cyangwa akavuga ngo nsanze hari abajya bakubwira ngo kariya ngo n'uwe gafite 13 ariko gasanzwe ngo kabikora. Barahari mana, barahari benshi cyane babikubwira, bakabona nk'umwana. Ariko ubu ngubu abana basigaye bavumbuka. Umwana wa 15 usigaye amubarira muri 18. Abana bose uragira inama abahungu turebe abahungu urababwira iki? Abantu b'abasore cyangwa abagabo? Ngiye ikintu nabwira abahungu mbere yo kwicarana n'umwana bajye babanza bakiranga muntu. Irangamuntu. Umwana ntago usura umugeti idea yawe iri he mbere y'uko tuvugane manika ikikuranga. Nusanga ari 17 mu rugo wari umaze gutumiza inkoko, ni mamagara manigange wazituyirye cyangwa mamagara uyirenge cyangwa mamagara umukecuru aze tuyirye. Ariko nje niko nabigenza manje. Anyway, ariko abana bo tubabwira iki? Abana nabo ababizi ko agiye gushyira umuntu muri skandale, kandi akenshi ngusanga abana akubwira ati humura. Niyo papa yaba arafanda bakubwira humura papa n'umwana mwiza. Icyo nababwira abana niba aho ngo bose baba bakiga se baba bakiga ubushoye babure gute baba bari mu myaka y'uburumbuke, baba bari mu myaka y'uburumbuke. Bajye bicara bareba ibitente, bajye bicara bareba za katuni. Niho gutafite smartphone rero nicyo kibazo kimwe. Ajya kuri Instagram akabona batipe turi mu kinyejana, ariko nabyo byabaye byiza man. Ikoranabuhanga se byabaye byiza ko ibintu byarihuse, ariko nanone byishe byinshi byangije abantu benshi. Anyway, dusoza kuri Mr Rwanda, kuki utagiye muri Mr Rwanda mu gihe uvuga ati njyewe baranange inginze ako ntago nari kujyayo? Kubera iki se? Nabibonaga ko bizahagarara byaranahagaze. Barahagaritse Mr Rwanda? Irahagaze, barayahagaritse. Sure. Nabonye Miss Global ariyo bahagaritse. Abanyamakuru tabuzi. Oye, ejo nibwo nabonye itangazo rihagarika. Hari indi Miss bari gutora Global y'ibiki. Nayo nabonye. Mr Sena irimo ruswa? Nabonye
cyangwa ni ukubera cogamo nabonye minisiteri y'umuco na siporo bavuga ngo bagiye kuvugana nabo baba bahagaritse. Itangazo nabonye ni irya bare bari gutegura iby'abakobwa bari nabyo rero nabonaga bizahagarara byarahagaze. Anyway Pater kangushimire cyane urakoze ku nama nziza ugiriye abantu badukurikiye ariko ntushaka kugenda. Anyway usengera muri Katolika akaririmbo kamwe k'abakatolike unadusengere kanu gato k'abakatolike twitahire twiragize akaririmbo k'abakatolike nakaje hafi nk'umuntu weze nk'umuntu udaheruka y'ubu ngubu nukuryamuga. Okay. Mana yanjye niyemeje gukora ibigushimisha maze amategeko yawe aza muri ruhande. Agasengesho rero koko. Okay. Mariya mutagatifu mubyeyi Imana urajya udusabira turanyabyaha kugeza n'ugiye tuzapfira. Amen. Isengesho ritagira ikimenyetso cy'umusaraba ribaho ubwo twabikomeje. Pater rero ntabwo mameruka gusenga abantu b'abakatolike bakube hafi babanze bakwigisha neza. Ni urakoze cyane Imana ikurinde iguha umugisha cyane kandi ikurinde izo za ribu zavuga z'abana ubwo nibo twavugaga ikurinde kugongana na ribu. Ariko niwe umuntu wese w'umugabo tunabwira abantu b'abagabo bose badukurikiye ntimukajye muvuga ngo nubona umuntu wamufunze ntugaseke ngumareyo. Iriya ni inzu ejo neje bundi nawe wajyamo nta mugabo udafungwa. Ahubwo dukore ibituma tutajyayo ariko ntiduseke abari ahubwo tubasabire tunabasengera. Amen. Inshallah.